isi yaje kumbuza ababyeyi ngaturubika nkagera ku Gikongoro nkagenda n'impusha nkagera na za hehe hose. Ari inyoni ya mbere yavugaga nagiye n'amaguru ukava nkava nkina nkanduruka nkagenda ntihagire n'umvuga ngo hagarara aho ngaho, ngakomeza nkigendera na nijoro. Ari igihe nagendaga ndara mu mashyamba, nkagenda ndara n'ahantu hari inzu itubatse neza itanasakaye, nkaryamamo kandi nkaramuka kubera Imana. Ukaramuka mbanje kwasuza rero bakunzi ba Beriki TV, mbifurije amahoro ndetse n'ibyishimo. Reka nsuhuza abantu badukurikirana mu bihugu bitandukanye hirya no hino ndetse mbabwira ngo mukomeze amahoro ndetse n'urukundo rwo gukomeza gufasha aba batishoboye, aba bari ku mihanda, abangaba babayeho ubuzima bubi. Hano narindi gutembera mu mihanda uko musanzwe n'umundi mubona ndasa ntembera. Hari umumama maze igihe mbona yicaye ku muhanda ubabaye ndetse ufite agahinda, ari gusaba ku muhanda, kandi nibumva inkuru yiwe uze kuhitega amatwi kugira ngo tuze kubana muri iyi nkuru turibe niba hari icyo dushobora kuba twamufasha. Reka duhe inkuru yiwe, reka tugusuhuze. Witwa nguki mubyeyi? Iyegereze mikrofone. Ngaho iyegereze mikrofone, yizamura iyegereze ku munwa. Uko nguko nyifashe. Witwa nde? Nitwa Uwineza Claudina, nkaba ntuye mu murenge wa Jari, kandi nkaba nza hano hose ntembera funguza ashaka icyo kurya, nkaba nishyura n'inzu amafaranga 3,500. Inzu bamo yishyura 3,500. Baba Mana Nyagasani, 3,500 niyo wishyura inzu? Nta n'umwenda ngira kwambara, nibi ngibi byonyine mporamo. Nibyo byonyine uhoramo. Ubuzima bwawe bwatangiye kuba bubi kuva ryari? Watangiye ubuzima bumeze uko kuva ryari? Kugira ubuzima bubi ari uko pfushije data na mama. Uherutse ubuzima bubi ari uko wapfushije papa wawe na mama wawe. Bapfuye ryari? Ndashaka kutuganira inkuru yo kugira ngo ubuzima bubi mu ntambara muri jenoside. Hanyuma wihangane kandi ukomere. Ubuzima noneho kugira ngo bube bubi ugira umwenda umwe, ntabwo wigeze ushaka umugabo? Ntabwo wigeze ushaka umugabo? Oya, umugabo nabyaye umwana wa mbere arapfa, n'ufite n'iyindi nzagera ku wa 5. Gerageza ubegereze mikoro kapana ku ruhande, gifatira imbere uko nguko, uko nguko. Umwana wawe yitabye Imana kuva muri ka? Yitabye Imana, ariko kari kamaze igihe kavutse, gafite iminsi 3 yonyine. Iminsi 3 gusa? Hanyuma umugabo kitwaga Muhawe n'Imana Delphine. Hanyuma ubwo buzima ubutangira icyo gihe, kugira ngo ubuzima umwana amaze kwitaba Imana, nibwo ubuzima bwahise buba bubi kurushaho cyane? Bwahise bukomeza burushaho bubi cyane. Hanyuma umugabo mwari mwarabyaranye? Umugabo nyine nawe yasanze izindi ndaya, ndakomeza mbunga gutyo, mbana na musaza wanjye ngenda niruka nkameze nk'umusazi, nabo babuze uko bafata. Umwenda kugira ngo ube mu buzima bwo kuba umwenda uwambaye igihe kingana gitanga? Imyenda
narayibonaga nyine nyifunguje abantu bakayinyambara hariho n'uwanguriye ibitenge bibiri babitwara ntaranagera no mu rugo aho hakurya mu Gasyata niho babinyibiye byose. bivuze ngo wagurirwaga imyenda abantu bakabasha kuyiterura bakayijyana ntabwo wabashaga kuvuga ati ndambara. Hanyuma ubuzima bubanyeho n'abantu bo mu rugo uri ku muhanda uri gusaba ubwo ngubwo nyine nta bundi ufite nukuba shaka nk'uwankura ku muhanda nkamererwa neza. Ukamererwa neza. Ubundi buzima busanzwe utuye hehe ko tukubona ku mihanda uhagaze uri gusaba ka ku Mubuga uva hano i Kigali ugataha ijari n'amaguru nkongera ngataha n'amaguru kereka iyo ngize Imana nkabona umereze igihumbi ngakira utegeshe 500 ayandi yararira. Uratega se buriya ndakana moto hari igihe zinyura nkabwira basha kwegereza mikoro basha wiyegereze mikoro neza kugira ngo abantu baze kukumva bagire icyo bagufasha. Hanyuma uva hano kurya urya guteyo uwo munsi waramutse usabye n'abantu ntibabashe kuguha. hari akana afite mu rugo Imana yampaye ndagenda nkaba ariko nk'ibyo guteka nyine kakabinekera nkarya neza. Ukarya neza. Ako kana se nako wabyaye? Oya umwana wa musaza wanjye wemeye ko tubana w'umukobwa. Umwana wa musaza wawe ubana na musaza wawe? Ufashwe gute mu rugo nk'umuntu bita ngo uri umusabirizi ufatwa gute mu rugo? Nyine nuko nyine bantunze nabo babuze ko bangenza kuko nta mikoro nabo bafite. Ntayo habe namba? Ntayo. Ndi kwibaza noneho mu buzima bwawe wumva ubuzima bwawe wowe wifuza ko bushobora kuba bwamera gute ukava ku muhanda nk'umubyeyi? Uburwayi naba afite mu mutwe nabasha kuvuga. Iyegereze mikoro. Uburwayi bw'abadayimoni ariko abakirisitu barasengera bikagabanuka. Ubundi nari mparaye kuva mu rugo rw'umuntu ngaturubika nkagera ku Gikongoro nkagenda n'impusha nkagera na za hehe hose. Hari inyoni ya mbere yavugaga nagiye n'amaguru ukava nkava nkina ngaturubika nkagera mu Gasyata ngakomeza nkanduruka gerageza kwegereza mikoko n'uyivana ntago turi bukuhumva ngakomeza nkanduruka nkagenda ntihagire n'umvuga ngo hagarara aho ngaho ngakomeza nkigendera na ninjoro ari igihe nagendaga ndara mu mashyamba nkagenda ndara n'ahantu hari inzu itubatse neza itanasakaye nkaryamamo kandi nkaramuka kubera Imana. Ukaramuka. Abantu ntabwo bajya bagerageza kukwita umusazi kandi utari umusazi? Ntihagire n'ikintu kincokoza namba. Abantu ntabwo bajya bakwita umusazi mu buzima? Bamwe barabinyita ariko ntago ariko biri ni uburwayi bwo mu mutwe gusa. Uburwayi bwo mu mutwe ni nk'ubuhe burwayi bwo mu mutwe wumva ufite muri wowe wumva bikuzamo ku bwawe utuma uva mu rugo ukagenda? Turimo turavugana gutya bose ari ukugenda ntatana. Ntabwo byaba ari ibibazo by'ubukene? N'ubukene nabwo burimo ariko nyine byaje kugabanukaho gakeya ariko ikibazo ni icy'uburwayi no gushaka n'icyo kurya. Hanyuma ubonye ubushobozi ukabona aho kuba? Mbonye ubushobozi nkabona aho kuba nkabona n'icyo ndya kigaragara kitubutse nakwicara mu rugo. Wakicara mu rugo bivuze ishobora kuba ari inzara igukura mu rugo ikakujyanisha? Ni inzara ihankura nabo baba babuze uko babigenza. Bakunzi ba Bereke TV rero dusanzwe dukora igikorwa cy'urukundo cyo gufasha abantu ndetse mu muryango wa Bereke Foundation. Nicyo nabwira abantu uyu mubyeyi nababwiye ko maze igihe kinini cyane mubona ku muhanda no mubyeyi bo wicaye ari gusaba ariko nanjye sinarinzi ikibazo afite. Narinzi yuko ari umusazi ariko ntago ari ko abantu babimbwiye. Abantu bambwiye ko ari umubyeyi muzima ahubwo aho yabaga baje gusenya kaza kubera ikibazo cyo kutura mu manegeka. Baza abantu kwibaza kujya ahantu hatandukanye ariko numwe mu bantu babayeho ubuzima bubi. Nkubwiye ngo n'ubuzima bubi. Uraza kureba inkweto yambaye uraza gusanga amaguru ye araziritse. Sinzi nyine uko nabivuga namwe mubibonye uraza kumva ko umutima wawe ushobora kuba hari icyo ushobora kumufasha. Guhera muri 2023 ngiye namye mubona yambaye iyi myenda
na n'ubu niyo acyambaye. Namye mubona ateze aka gatambaro na n'ubu nicyo akambaye. Inkweto yari yambaye na n'ubu nizo acyambaye, nazo si inkweto ugereranyije n'uyu mubyeyi, nazo si inkweto. Ndi kwibaza hari icyo dushobora gufata cyangwa se gukora mu buzima bwacu dufite, muri bike dufite twebwe ubwacu. Hari bike dufite ashobora nawe kuba hari icyo dushobora kumuha kugira ngo abashe kubaho. Nubwo hari uwaba afite imyenda yamuha, uwaba afite icyo kurya yamuha, uwaba afite aho yamutuzaga akaryama, urabona ko ari umubyeyi. Kubona umubyeyi nk'uyu uri ku muhanda ariho ubu buzima bumeze uku nguku mwabantu, ni ibintu biba biteye ubwoba. Kubona umubyeyi nk'uyu wicaye ku muhanda ari gusaba, ni ibintu biba biteye ubwoba. Nta mama agira, nta papa agira, nta mwana, abo bose bitabye Imana. Byatumye agira ku gahinda kamwicaritsa ku muhanda. Yumva ko ari nk'aho isi yamutaye, yumva ko ari nk'aho adashobora. Mbese ni intambara turwana ariko dushobora kuyitsinda. Nibyo ndi kubwira abantu rero, njyewe namwe dushobora gufatanya. Dushobora gufatanya. Uyu mubyeyi kabira n'uwabona igiceri cy'ijana, wabona 200, wabona 300, ubwo butumwa bwamugera nk'uko dusanzwe tubikora. Abantu bagize umuryango wa Berk Foundation birashoboka ko dushobora gufasha uyu mubyeyi, kandi twamufasha bigashoboka. Hanyuma mama, kurya urya gute? Kubaho ubaho gute? Kubona isabune? Ngiye guhaha, nkarya ari uko mvuye gushakisha. Amafaranga se uhahisha uyakura he? Amafaranga uhahisha wowe yakura he? Nyine ni kuriya mba nicaye umuntu akaza akamereza inote y'igihumbi. Ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kuva hano ukazamuka jari n'amaguru, urumva ko bashobora kugutega bagome? Niragiza Bikira Mariya n'ubu ndamufite hano. Wiragiza Bikira Mariya? N'ubu ndamufite hano. Bivuze ngo wowe ku bwawe ubuzima bwawe wabishyize mu Mana, wabanje kubushyira mu maboko y'Imana. Nabushize mu Mana, ubuzima bwanjye nabuhariye Yesu wenyine. Hanyuma abantu bo mu rugo nka musaza wawe niba afite n'umugore bagufata gute? Wese ko ari umusinzi warangije, n'uwo mupapa aramuzi. Ni umusinzi yararangije? Ni umusinzi warangije. None se ubwo urataha ugateka bakarya cyangwa? Nyine ndagenda nyine nkabiha wa mwana nakubwiye, akabiteka tukarya twese mu rugo. Ni nawe umesera utwende iyo nabonye agasabune. Ufite indi myenda se ukunda kwambara cyangwa niyo gusa? Ngiye kuko igihe maze kukubona. Ngiyi ariko hari undi wampaye akajipo n'ishati. Nibyo nambara mu gihe ashatse kumesera iyi ngiyi. Ngiye kuko igihe maze kukubona ntabwo ndakubona uhindura iyo myenda. Ni igihe kinini maze igihe kinini nkubona. Ntabwo ujya ubasha guhindura iyo myenda. Niki wumva abantu bashobora kugufasha mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe bwongere busubirane nk'uko wenda mbere wari umeze? Wamye umeze uko kuva mbere, kuva kera cyangwa? Isi nyine yaje kumendera ari uko mbuza ababyeyi. Isi yaje kuguhindura ari uko ubuza ababyeyi. Niba baba bashaka kugufasha mu bintu byose mugafatanya. Hanyuma se umugabo washatse we yaje kugucika gute noneho? Indaye ko ari indaye yaho ngaho se ko ameze nk'igisambo, ko ari ukuba mu mazu abamasera bubatse. Nta kigenda kiwe. Mujya mubasha guhura se? Mujya mubasha guhura wenda? Reka reka. Awe naramucitse wese najya i Butare mu karere ka Huye, ntaye Kigali njya he. Kigali ntabwo wahata kandi ari ubonera amaronko. Byararangiye. Naramucitse byararangiye ngo ni umusinzi wibereye aho ngaho. Umusinzi wibereye aho ngaho. Umuntu abashije kuguha igishoro ugacuruza, wabasha gucuruza cyangwa ntabwo abisha? Nabikora cyangwa ngaha mama w'uwo mwana akankorera akajya anyereka umubare wawe. Uramwizeye se ku buryo ashobora kugukorera? Ndamuzi, turizerana, turaziranye. Uba wumva nk'ikintu ushobora gukora cyangwa se ushobora gucuruza mu buzima bwawe umuntu aramutse aguhaye igishoro cyo gukora? Ni nk'iki kintu wumva wacuruza we muri wowe? Ikintu wabasha gukora umuntu akaguhereza amafaranga mu ntoki ukabasha gukora akagushakira amafaranga ugakora ku buryo utazongera kwicara ku muhanda uri gusaba? Nyine nkareba uko Imana yazangeza hejuru. Niki wacuruza? Ariko nanone wagicuruza ntituzongere kukubona hari ku muhanda wicaye nk'umubyeyi, ukagikomera ukicara mu rugo ukagura utwenda, ubuzima ukongera ukabusubirana. Kuba warabuze ababyeyi ntabwo bivuze ko
ushobora gutereranwa ku buryo ushobora kuba ku muhanda imyaka ingana uku nguku, ahubwo hari icyo abantu bashobora gukora cyangwa dushobora no gufatanya twese tugakora. Ni nk'iki wumva wacuruza umuntu aramutse aguhaye amafaranga ugasubira mu buzima? Acuruza igitebo cy'inyanya n'indagara n'ubunyobwa n'amashu n'intoryi. Wabishobora kubicuruza? Nabishobora. Ugereranyije nk'aho ibyo bintu bisaba amafaranga angahe kuba wabikora? Nabishobora kandi nazajya mbimubwira akabinkorera neza, turaziranye, turabana, turanabana, ntabwo nibana. Ku buryo umuntu agushakiye amafaranga 100 bishoboka kuba wacuruza? Nacuruza ariko ntiwongere gusubira ku muhanda. Nacuruza maze mbere bajyaga bagura n'ingurube n'umugabo we bakabizana mu rugo bakazibaga bakacuruza, amafaranga akaboneka. Amafaranga akaboneka, singira ikibazo ngo mvuge ngo ndaburaye. None byagenze gute ko batakizibaga? Nyine baje guhomba nuko nyine bari bwimuke bazi n'ahangaha nyine amafaranga bwose bahita bashiriraho kubera no gutega. Ugira telefone? Oya, na telefone ngira nayo narayibuze. Arayibuze. Okay. Yes, reka mbashimire rero bakunzi ba Berk TV, ndetse nshimira abantu mwese mukomeje kwifatanya natwe muri ubu buzima. Mbashimire cyane kuba hari byinshi mukomeje gufasha abantu, ndetse n'umuryango wa Berk Foundation dukomeje kwitanga kugira ngo tubashe gufasha aba batishoboye, dufashe aba bakene, dufashe abana bo ku mihanda. Uyu mubyeyi nababwiye ko igihe maze mubona ku muhanda ari gusaba nari nzi ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko avuze ko ikibazo agira ni ihungabana ryo kubura ababyeyi, ni ihungabana ry'inzara, ni ihungabana kuba ntacyo afite. Natwe ntabwo dushobora kugenda ntacyo tumusigiye, ariko mu buzima dushobora kubamo mu isi, dushobora kubaho ubuzima twembi, dushobora gufatanya akava kuri uyu muhanda. Ibaze kubona mama wawe yicaye ku muhanda ari gusaba, ashobora no gutaha nta mafaranga abonye. Hari nubwo ashobora gutaha nta gihumbi abonye. Hari igihe utaha nta mafaranga ubonye? Hari igihe ntayataha ngataha gutyo ko nakaje. Iyo ugeze mu rugo ariko wenda ari cyo bosigaje cyo? Iyo ngeze mu rugo ngize amahirwe sanga hari utwo yafurufumbye akaguha. Ndakwizeza ko mu gihe gito umuntu araba gushakiye imyenda yo kwambara, agushakiye ibyo kurya. Tuzanagwerekeza dufate urugendo tujya aho ngaho utuye, ariko situzongere kukubona ku muhanda. Nuramuka ubibonye ibyo bintu ntuzagaruke ku muhanda. Ningaruka mbibonye sinzongera kugusanga kuri iriya sima wicaye, cyangwa se ahandi hantu uri gusaba nk'umubyeyi. Dore ntabwo urakura cyane, uracyari mutoya. Ubuzima burashoboka ko ejo waba n'umugabo ubuzima buhindutse, sibyo? Yes, reka mbashimire mukomeze mukore subscribe, share ndetse na comment, mukomeze kubana nanjye mu biganiro bigiye bitandukanye hirya no hino, ndetse mukomeze gukurikirana bimwe mu biganiro bya Berk TV mukomeza kugezwaho na Soni w'Abanyarwanda.